Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byamwa kino kizami kimwe tumaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsira ikintu busabwa nukubonera kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa. Uri hafi gukora ushaka gukora rimwe ugahita utsinda. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi umukara nditse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze ukakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe byaba birabizo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ugira ahita ubibonera ku gihe. Ibyo byose abari byagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukanda subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ikintu cyose kiza ujye ukibonera ku gihe. Ushaka kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode aho waba rose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora uratwandikira kuri 0789 935 16 katubwira amasaha kunogeye ubona ubonekamo. Ayo masaha yageze turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza ku buryo tuba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangamire ndanganyuma ntashobora kuharenza ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Iyo ikinyabiziga kidapakiye ibihe bipimo ari ngo metero 1 na santimetero 50, beka ngo metero 1 na santimetero 75, seka ngo metero 1 na santimetero 90. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashobora kugihindura. Iyo bagiye kugihindura uburyo bakibazamo baravuga ngo a santimetero 150, b santimetero 175, c santimetero 190, d santimetero 210. Bazaba bafashe ziriya metero bazishyize mu ki muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Rero ntibizakugoremera abo kaba bihinduye ingero. Ndakeka ko bamaze guhita iso cy'ukuri hano. Ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se abari metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo hari gihe bonge bakakibaza kimeze neza gutya ariko nibashyireho ngo metero 1 na santimetero 90. Uzahita uhitamo ko igiso cy'ukuri azaba ari D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo niba adashyiramo metero 1 na santimetero 90. Murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizame kugira ngo uri hafi gukora urusheho kubona imyitozo yagije nugerwa uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ibyo se bibaho byabaho mu kihe gihe? Arangwa igihe kigenda hamanuka, beka ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, seka ngo igihe gifite feri y'urugendo, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba ikinyabiziga cyawe cyapfuye bikaba ngombwa ko baza wenda nko kugikura bagazana nk'ikindi kinyabiziga kije kugikurura, uretse ko kiri kugendesha amapine moteri niba yaka vitesse ntabwo ibiri gukora. Rero niyo mpamvu duhisemo B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode aho waba rose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite hasigaye. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video witonze neza ukuntu ikoze n'icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho
uyirebe kugira ngo umare kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari mpande eshatu? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari urukiramende cyangwa ni kare? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Iyo batavuze ngo ubuso bwera baravuga ngo ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa, akaba ari umuhanda ucamo velomoteri gusa. Mbega ngo nta modoka, seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni de, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Niba ubonye harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Bino byapa bikaba ari ibyapa byo ku mihanda bibuza, aho birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. So kuri YouTube channel yanyu urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Uri gukosora kino kizamu ukabona ari ikintu kiri kugora, ucyandika muri comment, ugakanda subscribe, nkaguteguraho isomo ukazahita uribonera ku gihe, kuko nayo masomo nabashyiriyeho ni mwebwe mwari mwarayansabye. Kibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Gusa ikinyabiziga cyawe ni gishya, ese kizakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki kuva igihe ukiguriye? Ara ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri nyuma y'umwaka umwe, na B iba ari igisubizo cy'ukuri nyuma y'imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga cyawe ni gishya rero ugikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Nyuma y'imyaka 2. Ibibazo biragaruka, niba utari ugikoze mukizamurakora mu kanya uhita ugikora, murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Mwebwe mubyita ngo ni ibinyoteri. Ese ni ryari ushobora kubyakiriza rimwe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ari aho mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, mbega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, ndetse n'igisubizo cy'ukuri kikaba B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Gishobora kuba cyacitse nka feri, rero ukaburira abandi bari gukoresha umuhanda ko bagomba kuguha inzira kugira utabateza ibyago, cyangwa se mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago kikaba cyacitse feri, uba ugomba guhita ucanira amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe icyarimwe. Ndakeka ko musitamo rero C, ndakeka ko musikandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga turakwigisha waba rwose mu gihugu. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha ubona ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza ku byo tuba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi.
bya byapa biburira birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Hano umugenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga umunyamaguru, oya, bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa. Bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Aravuga ngo ko hari icyago, mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi, sega ngo imiterere y'icyago gitunguranye, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugeze kuri 20 ariyo wari kugira iyaba ari wowe wakoze kino kizami kiba kimaze gukorwa. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Niba wenda imbere hari inzira y'amatungo bakabikumenyesha hakiri kare kugira ngo uhagere wamaze gufata ingamba z'icyo urakora, ari ukugabanya umuvuduko kugira ngo nuzihasanga ziri kwambuka umenye ko ugomba guhagarara amatungo akamanza akambuka kugira ngo bataguteza ibyago. Rero bakumenyesha ko hari icyago. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ari umusikandika wa papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uri buze gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Wagikosora wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu siyo ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese bino byapa by'inyongera ko nabibona bakoreye video yabyo bishobora kumenyesha iki? Birangwa n'iki? Biba bifite ishusho y'urukiramende, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bino byapa by'inyongera bibereyeho kumenyesha cyangwa bishobora kumenyesha iki? Arangwa ibitegetswe byihariye gusa, mbega ngo ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibi byapa by'inyongera bikaba bishobora kumenyesha ibitegetswe byihariye n'ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Biriya byapa by'inyongera bibereyeho kumenyesha ko kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko twitamo B. Ndakeka ko musikandika ku papuro. Utari wareba iyo video y'ibyapa by'inyongera uragenda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iryo somo ry'ibyapa by'inyongera. Iyo video narayibakoreye ikoze neza. Ukeneye kujya ubona ikintu cyose nashyizeho ntabwo bigoye, ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tugeze neza icyapa cyacu ese turi kubona gifitiye ishusho wowe turi gukosorana kino kizame. Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B ikaba kutubwira ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa gisobanura handi igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Nari nabibabwiye kino cyapa kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Iyo ubonye harimo imodoka igenewe gutwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Wabonamo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Wabonamo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki. Ino video y'ibyapa byo ku mihanda ni ingenzi ko wajya kwireba kugira ngo nugiye kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kubibaza. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru.
kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda rero? Arangwa inkomane banyuramo bazengurutse, mbega ngo biremewe guhindukira. Se ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo urakomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo wemerewe kuba wahinduramo icyerekezo. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo birabujijwe guhindukira, birabujijwe gukata ngo usubire inyuma. Ese hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, ni ingenzi ko wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa ko byo ku mihanda nabakoreye. Hano ndakeka ko igisoko kuri amaze kugitamo, ndakeka ko igisoko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, n'isoko kuri nta kindi ni inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye aho hantu ugeze ugeze kuri, mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni kuri rompwe, uba ugomba kuhaca uzengurutse. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo igisoko cy'ukuri aricyo ndakeka waramuzwe kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Ugeze mu muhanda ubonye ubugari bwawo unyuranyeho byaguteza ibyago, uba ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ariko umaze kureba kimwe mw'ibi ngibi baduhaye. Aranga umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro, ukabireba. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wanjye urafunganye cyangwa ni mugari? Mbega ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Mbega ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ni ukubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko uri umuyobozi w'ikinyabiziga nta na rimwe uba wemerewe kunyura mu nzira y'impande y'abanyamaguru. Ikintu cyose wareberaho, warebera ku muvuduko, warebera ku bugari, warebera ku mubare w'abanyamaguru bahari, ntabwo wawemerewe kunyura mu nzira y'impande y'abanyamaguru. Ndakeka ko uramutse guhitamo D, ndakeka ko uramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera kumenya impamvu duhisemo D. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku. Noneho usanzemo umuhondo wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, murabizi buri tara riba rifite ikintu risobanuye. Ari ngo kongera umuvuduko, mbega ngo kumana umuvuduko wariho, se ngo kwitegura guhagarara, deka ngo gufata feri cyane. Ese uba ugomba gukora iki mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo umuhondo? Ugeze hariya mwebwe mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni kuri feruje. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi ni se, uba ugomba kwitegura guhagarara. Kubera icyo uba ugomba kwitegura guhagarara? Nuko biva mu muhondo bijya mu mutuku. Witegura guhagarara kugira ngo niharamuka hatse umutuku umenye ko urahita uhagarara, ukitegura guhagarara kugira ngo ntibigutungure. Hari ahantu murabizi habahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, niyo mpamvu bashyiraho ziriya feruje. Ukabona hatse umuhondo ukitegura guhagarara kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi cyangwa abandi bagenzi bari mu nzira nyabagendwa urimo. Ndakeka ko uramutse guhitamo C, ndakeka ko uramutse kwandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, turakwigisha. Icyo ukora ni kimwe, uduha amasaha ubonekaho ku munsi, tukakwigisha mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu. Mutwandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumudepasa. Kumudepasa ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza bazakoresha ashaka kumunyuraho. Uba ugomba kubahiriza iki mu gihe ubonye ko bashaka kunyuraho? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ari ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, mbega ngo kongera umuvuduko, sega ngo guhagarara, deka ngo A na C ni byo bisubizo by'ukuri. A kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda
warangiza ugahagarara, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe urabona handitse cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ese mu gihe batangiye kugudepasa cyangwa bagiye kunyuraho, uba ugomba kubahiriza iki? Uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije, kubera ko bagiye kukunyuraho anyuriyeho mu ruhande rw'ibumoso, umuhe umwanya uhagije ataza kuguteza ibyago cyangwa wowe ukamuteza ibyago. Wegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije mu gihe ari kukunyuraho. Ndakeka ko namuzwe itamo rero A. Ndakeka ko namuzwe yandika ku papuro nkwibutsa ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bishobora gukorerwa n'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'ahantu wowe uri kurya. Ndakeka ko namuzwe itamo rero igiso cy'ukuri cya nyacyo. Ndakeka ko namuzwe yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana. Ese kino cyapa cyacu uri kubona gifitiye ishusho, wowe duri gukosorana kino kizame. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, ishusho ni mpande eshatu. Ubuso bwera cyangwa kuvuga ngo bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa cyerekana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ariho ngo ifungana ry'umuhanda. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Siga ngo umuhanda utaringaniye. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iki? Umugenzi ko hari icyago. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo rero bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa cyerekana hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko igiso cy'ukuri cyakagombye kuba ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Uri kubona ko ni iburyo hateje ifungana. Rero wari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, mu cyimbo cyo kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo bashyiraho iburyo twari guhitamo B. Bashyizeho ibumoso kandi uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda uri kubona ko ari uruhande rw'iburyo, bashyira ku kibazo ngo ibumoso. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko namuzwe itamo igiso cy'ukuri cyanyacyo aricyo D. Ndakeka ko namuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bugaragara. Nabikubwiye, iyo bavuze abagenzi ntabwo buri gihe bari kuvuga ngo ni abanyamaguru, ahubwo bari kuvuga abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona gute? Ariho ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. Mbega ngo iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije gusa, mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kuri D bakatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze nta giso cy'ukuri kirimo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, nawe iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rishije gusa. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A ni igiso cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko namuzitamo rero wowe C. Ndakeka ko namuzwe yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ntugire ikibazo, nikiza mu kizami cyawe urakora ejo uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujyaho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ujya urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bari buze kugusharinga link, ugahita ukibonera ku gihe. Rero mukande subscribe hasi. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso bw'amabara asate ariho ngo umukara, B ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Kuyobya umuhanda
wenda ni impanuka yabaye, ikimodoka cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se ni mu gihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero hari icyapa biba bagomba kuhagaragaza aho mugomba guca. Ese birangwa no kuba bifite ubuso bw'amabara ati, ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri cyanyacyo nta kindi ni nta gisozo cy'ukuri kirimo, kubera ko iyo bari kuyobya umuhanda bakoresha ibyapa bitegeka, birakwereka icyerekezo gitegetswe ugomba gucamo, cyangwa bagakoresha biriya byapa biranga, birakurangira ahantu ugomba guca. Biriya byapa rero bifite ubuso bw'ubururu, hano hari ubururu uri kubonamo ntabwo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha, ndabizi hari igihe bakibazana nabo bagashyiramo ngo ubururu, uzahita uhitamo ubururu. Cyo gigomba kuba ibyo byapa bashyiraho nk'iyo bari kuyobya umuhanda hari ikintu cyabaye, bakoresha ibyapa bifite ubuso bw'ubururu. Nubona bashyize mwa kino kibazo ngo ubururu, uzahita uhitamo icyo gisubizo, nicyo kizaba ari igisubizo cyanya. Iki kibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Urabona ko ni ingenzi ko wajya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, kugira ngo bino bibazo byose byere kujya bikugora. Mwiyo video bino byose birimo, na bino bibazo ukuntu babibaza byose birimo, genda uyirebe. Ariho ngo umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo gacuri kateza ibyago, sega ngo umuhanda utaringaniye, mbega ngo kazamuka ugahanamye. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Agacuri kateza ibyago. Kino cyapa rero ntabwo buri gihe ahoramo 10%. Hari ahantu uzagera ubone bashyizemo 30%, ugira ahantu ubone bashyizemo 20%, bashyiramo ziriya purusa bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gahanamye. Rero hakaba kino cyapa gisobanura ngo agacuri kateza ibyago. Ndakeka ko haramizwe guhitamo igiso cy'ukuri aricyo B. Ndakeka no twandika ku papuro. Noneho rino 10% uri kubona ko riri mu ruhande rw'ibumoso. Iyo barishyize hano iburyo, uhita uvuga ko ari agasamuko gahanamye, ariko kubera iriya 10% uri kubona ko riri mu ruhande rw'ibumoso, ribererekeye hari ibumoso, urahita ubyita agacuri kateza ibyago. Ikibazo cya 17 nacyo ni ku byapa, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ishusho ni mpande enye. Kino cyapa gisobanura ikiriho mu byapa byo ku mihanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara, mbega ngo umuhanda udakomeza. Zega ngo nibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kino cyapa kikaba gisobanura hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kikwereka ko umuhanda giteyeho mu ntangiriro udakomeza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe na mwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo haratari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kubera ko
hari amategeko yihariye, hashobora kuba wenda hari nk'ibyapa byanditsemo, biriya byapa bibuza biri kukubwira ngo ntihemerewe kunyurwa n'abanyamaguru. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ho uba wemerewe kuba wahaca, nta kintu kiri kukubuza kuhaca, urahaca. Nta kimenyetso gihari kikubuza kuhaca, urahaca. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, turiya tuyira duharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko ramaze guhitamo igiso cy'ukuri ari cyo se, ndakeka ko ramaze kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imbura zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Mukunda kubibona haba hagiye gutambuka nk'imodoka nyobozi ukabona bari gukoresha imburira zimurika. Ese zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho he? Araba ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, ndeka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubundi nibavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahitamo icyo nicyo kizaba ari igiso cyanyacyo. Nibavuga ngo mu nsisiro gusa, uzahita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zino mbura zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko nuzitamo de, ndakeka ko nuzikandika ku papuro, ndakeka ko nibaramuka bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahita uhitamo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500, ni nuhe muvuduko kwa yano mavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi ariko bifite umuremere bwemewe butarenga ibiro 3500? Niba bavuga ngo tone 3.5, nta kintu bazaba bahinduye, murabizi tone imwe bingana n'ibiri 1000. Ari ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, se ngo kilometero 75 mu saha, mbega ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni se, abari kilometero 75 musa. Ibintu bya kilometero runaka musa ntuzabijyeyo, kibazo cyabizwe cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho musa. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye kujya ubona ikintu cyose nashyizeho, ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukakanda. Uri hafi gukora mwa kino cyumweru kigiye kuza, ni ingenzi ko wakakanda kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ubonye hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, ucyandika muri komenti. Noneho ikindi uramutse wagizemo ikibazo uranyandike cyangwa ukampamagara, ni kuri 0789351626 nkagusobanurira. serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626, aho waba rose mu gihugu tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko n'ugiye uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789351626 tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.